abandi muzima cyangwa nakiriho niwe byiringiro nzamanukanayo nzabimanukana bisohorezeyo nzabimanukana bisohorezeyo nzabimanukana bisohorezeyo yo shaka kabisa ndumva ushoboye bari bukuririmba ese mani kukazi ntago nkaze cyane ese uririmba muri iyo korali mani ndumva korali gusa se wiki ndi n'umuririmbyi ukomeye kabisa ndumva ushoboye yes reka tutangiye tubahereza ikaze nshuti mukomeje gukurikirana televiziyo harya God Grace TV God Grace TV no God Grace TV God Grace TV Grace TV alright man ako kari kiza simana ni izina ryiza cyane nanjye ubwanjye ryankoze ku mutima numva ko ngomba kwita God Grace TV rero narindi hano mu gitaramo nanjye ndumwe mu banyamakuru ba Promise TV nanjye natumiye muri iki gitaramo naje mu buryo bwo gukavaringa iki gitaramo ariko nabonye uburyo noneho waturutse hano usohoka noneho no mu modoka ya danje mbona wifunze igikoresho kabisa mukwasi mani ndibaza ndavuga ati se uyu botipe mani bimeze ntabwo bikiri bya bindi bro byarahindutse waruje mu bikizi bro jewe ubundi abantu batanze neza nitwa abayisenga Chris Benjamin mfite igitangazamakuru cyitwa God Grace TV God Bless TV God Grace TV harimo Grace alright good noneho ubwo natwe twari twatumiwe turaza nanjye bama invitation ndaza nzampagara ikinyamakuru cyanjye God Grace TV ni ikiganiro gicaho ibintu by'Imana gusa no kuzamura talent cyangwa se impano z'abantu batandukanye ntabwo tureba kuki ni kuri buri muntu wese uwo waba wumva afite impano uwo ari wese yaza akatwegera tukazamukana tugafatanya uru rugendo rw'ubuzima cyane ko ibintu dukora byose tuba tuzabibonamo umugisha kandi akava ku rwego rumwe akajya ku rundi rwego yes rero reka wenda tuganireho gatoya kugira ngo tubanze tunashimire n'abakunzi bacu badukurikiranye bakurikiranye God Grace TV tubashimire n'ukuri ni iby'agaciro kuba turi aha ngaha mu gitaramo then after nubwo mubona turi aha ngaha so turi mu gitaramo ku rusengero bita harya urusengero twari turiho cyangwa se urusengero turiho ni Miracle Blessing Miracle Church Blessing Miracle Church ruherereye hano i Kanombe munsi y'ikibuga cy'indege mu by'ukuri si uko kubeshya sibyo nanjye nk'umunyamakuru nje gufatamo ama-interview ariko ngezemo nahise numva nanjye nkijijwe nsanzwe nkijijwe pe ariko hari ukuntu nyine ibintu bihita byiyongera kumva imbaraga ziraje burya ntabwo nemeraga ibintu by'ubuhanuzi ariko ibintu naboneye hari ntagatanga ntabwo byari ibintu bidasanzwe nanjye naje nk'umunyamakuru ariko nshuti y'Imana nabonye imbaraga z'Imana nabonye umukozi w'Imana nabonye True Promise iririmba ku rwego rwo hejuru harimo ngo True Promises ngo harimo na worship team ntabwo nibuka amazina yabo ariko icyonzi cyo man za worship team zirashoboye barabyumva cyane noneho se jewe icyanangaje sibyo
uriya mupasiteri yebaba ukuntu akiri n'umwana se shawango reka kimwe nabonye Imana ntago itoranya abantu ishingiye ku myaka. Imana itoranya umuntu uzayikora niyo yaba ufite umwaka umwe ariko yamurera ikamurera. Ntago twebwe tureba uko imyaka ingana ahubwo twebwe twumva iki murimo n'ikimana yamutumye. ndimo ndabyumva urabona hariya hantu urumva njyewe ubundi numvaga nyine ku buhanuzi bubaho sibyo nkuko twagiye tuyubona Yesu akiza abarwayi impumyi zigahumuka zikagenda ariko biriya nyine cyari icyitegererezo nyine tugomba kubona ko wenda ibintu bishobora gushoboka kuko nyine Yesu yarabikoze sibyo yego wenda ntabwo turamubona sibyo yatuvugije ukuri turamubona wenda tunabizi yuko kari nawe Yesu ariko hari ibintu by'ibitangaza byakorwaga urumva tukabona yuko ko Imana ihari. So rero je nabonye uriya mupasiteri nibagiwe izina rye nabonye uriya mupasiteri uburyo bazana abarwayi nabona arakora mu kintu agakora mu gituza gutya gajya kuvuga ngo bu hoshi nanjye byaramuye naje ndi umunyamakuru numva naje ndariya meze neza ariko umva ngo nginje kureba no gukurikirana ibintu no gukora akazi ariko nanjye ubwanjye narageze mbonye umupasiteri avuga ngo kira mu izina rya Yesu nanjye waraswa nanjye nakize nanjye naje urwaye burya mu rugo hari umwana waje ameze gutya muga turababara gato rwose ntabwo nunamuka gatuna nubwo wanagera hasi reka da gati ni hehe ni hano nahanga mbona araje afashe ka gaswaro ke afite ayo mari hanaguza gutya yego abakamurambitseho gutya yego abakoza hanga bati mbona umwana ageze gutya abakoze mu mugongo nawe bara mbona umwana amubwira ati okay noneho gukora ku birenge umwana gatimanuka wa mwana utaje adakora ku birenge aho bavuga ngo narakoze umva jewe akigera mu muryango ngenda mutunzeho kamera baje bamutera ari nk'abantu nka 20 kandi bari bamuvanye ku ishuri wari ubizi yagendaga ntabwo yagendaga kandi koko yari yambaye uniform yari avuye ku ishuri byanze burundu ariko baza bamuteruye ngira nyimubona nahise nungaho kamera ndaza ngiye kubona mbona bamugeje imbere ya pasiteri mu minota itarenze 3 yari atangiye kuzenguruka urusengero yirukana akomana cyane igitangaza kidasanzwe nanjye nikanzemo pe jewe nikanzemo nanjye uziko ariko reka ngubwire bro naremeye nanjye naremeye nari ndimo ndakamera sibyo ndi kuri kamera ariko soko kubeshya numvishe nahora umva so kwamamaza ngo hamamaze ba rusengero ntabwo ari kurwamamaza harimo n'inshuti zanjye bandori banafutari baramose bandori banafutari banadi abara n'abashuti bose turakorana mu kazi turakorana mu kazi n'abashuti banjye sibyo so ni nabo bari banume kuko nibo nabo bari bateguye igitaramo abonaga nafutari wari bateguye kira gitaramo sibyo ariko agataho ngaho nabo bari hose ndabasura natwe turabasohoje cyane ndabasuje kabisa dusohoje cyane mu pastor respect muri abantu bakomeye bagatangaza kubera ko ibintu mwakoze mani hari imitima y'abantu benshi bakoze ku mitima y'abantu. So for example nanjye bamuze kumva nuko nanjye numvishe ibaza aho ufite kamera ukumva wayirambika ntabwo siko pasiteri yaravuga muhaguruke ubwo narideho da kamera ndicaye wenda mfashe katamo ndimo ndaroka nasize kuri stand noza kamera kugira ngo isigare ifata numva nanjye nahago abo waruzi ibintu byabaye pasiteri yaho ati gari kuga abantu batahagurutse nk'ubwo ngabo n'abarozi reka mubwire barize ko karagano waruzi ibintu nakoze ko niba utahagurutse
Ajya yaravuze ngo nabarozi. Abuze biriya bintu byambayeho. Ngiye kamera nahise nzizinga. Nukuri je nanjye narasenze pe ndanakizwa. Aya nakubona ku buryo wari urimo urasirimba. Urasura yawe Jaba yaragije gufata igitaramo. Oya, buriya jewe narabirebye nanjye amavuta y'Imana yankozeho. Nanjye nahise nemera pe. Narakijijwe nubwo nari nsanzwe nyijijwe ariko noneho nahavuye nanjye mfite amavuta y'Imana. Kuko nanjye so gusa hari ikintu abantu benshi bagiye bibazaho bavuga ati ese hari ahantu hari worship team zigiye zitandukanye True Promises ariko hari abantu benshi bagiye bibaza ati se iya ni True Promises yaje siko hari abaririmbyi nagiye mbonamo baririmba muri True Promises bimeze biti uko nanjye nabonye twebwe badutumirwa natwe baratubwira ngo ni True Promises ariko nje wenda je ntabwo nigize mbitindaho cyane uko nabonye bamwe muri bo urumva urabona iriya urabona iriya ni worship nini cyane y'abantu benshi cyane bamwe bataje umunsi ariko nejo nabandi nabo baba bahari ntabwo bavuze ko iriya atariyo ahubwo bose nuko baba bayoborwa n'umwuka w'Imana nuko ngo rero udahari mari ntacyo byabitwaye gusa bariya nibo gusa nanjye nagerageje gufata amakuru muri bamwe babashije gutegura biriya bitaramo barambwira ati True Promises urumva True Promises ni timu yagutse no kuvuga ngo ushobora kubatumira bari bafite n'ahandi babatumiye of course kubera ko ari benshi ari ministeri birumvikana bakaba bakigabanyamo ibice bitewe n'uburyo babatumyemo igice kimwe bakacyohereza mu gitaramo hamwe bakagenda bamwe bagahagararira abandi gutyo exactly nayi nabyibajijeho mitambibaza ariko numva oya hariya ijisho ry'umunyamakuru ryageze baririyo nanjye nagerageje kugenda ncisha kamera hirya no hino yewe buriya natunze perezida wabo kamera naranayimutunze ntabwo rero byari ntabwo nari bugende ntabibajije neza mu by'ukuri rero hariya ahantu gusa ngenda narahakunze usaba numvishe bavuga ngo kwa kabiri ngo tuzakomeza gutya na gutya so ariko sinzi niba wenda nzaba mpari so ariko hari ahantu hari Imana oya ngiye nzaba ndiyo hari Imana hari Imana tubwire abanyarwanda reka abanyarwanda batemera wenda reka tubwire n'isi yose irimo iradukurikirana ariko hari ahantu hari Imana reka nkubwire nuko mutemera ariko hari akantu kabayemo gatoya reka nakubwire uzi ko nyuma yaho noneho pasiteri yamaze gukiza abarwayi akiza umurwayi umwe akiza babiri akiza batatu uwa kane arangije avuga ati nanze iminota 10 urabyibuka ngo nanze iminota 10 niyo minota 10 urumva niyo tugiye guherezamo Imana icya 10 urumva icya 10 no kuyishimira arangije mbona hahagurutse umukristo hagurutse pasiteri arangije avuga ati oya kize iminota 10 oya ntabwo iminota 10 yabaze inshuro 10 divyo Jemba nabikurikiranye umva kamera yanjye bimeze gutya birimo neza noneho icyanagaje yarabaze yageze ku munani arahagaze rimwe kabiri gatatu kane gatandatu karindwi umunani ageze ku munani abona abantu barimo bariyongera ahita ahagarikira aho ngaho ariko ageze ku munani na wa muntu wasigaye yicaye yahise avuga ati ningeza ku 10 ituro ryawe usigarana ryicaranye ntuhaguruke ngo uzahangaha nanjye nahise mpaguruka so gusa kiriya kintu urumva kiriya kintu nanjye ndacyemera sibyo kiriya kintu nanjye ndacyemera murakoze cyane iyi ni God Grace TV mukomeje gukurikirana dukomeje kugenda tubagezaho ibintu byose bitandukanye Imana ibahe umugisha mwese murakoze cyane